mwaramutse neza bakundwa, mwaramutse neza abakunzi ba Kayireme TV. Uyu munsi nifuje ko tuganira ikintu gikomeye cyane, kuba kure y'urugo rwawe nakubwira ngo ni ibyago bikomeye umuntu ashobora guhura nabyo muri ubu buzima. Mu by'ukuri igihe uri kure y'urugo rwawe, utaha muri weekendi, utaha se nyuma y'ukwezi, utaha nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3, hari ikintu kiba hagati yanyu, gishobora ndetse no kuvamo gutandukana kwanyu. Reka tubirebe. Mu by'ukuri ibi ndabihera ku ngo nyinshi maze iminsi no observa, ndeba imibanire yazo uko byabagendekeye. Kubaho ukurugo ni itegeko rirabiteganya. Itegeko riteganya ko umugore n'umugabo bagomba kubana mu rugo rumwe, mu mashuka amwe, kurara ku buriri bumwe. Ibyo ngibyo itegeko rirabiteganya kandi rikabisobanurira abagiye gushakana ritabinyuze ku ruhande. Ibi bifite icyo bisobanuye gikomeye, bivuze ngo igihe habayeho ko umuntu abana n'undi bashakanye, basezeranye, ariko ntihabeho kurarana, ntihabeho kuba mu nzu imwe, kubana mu buriri bumwe, baba batekereza ko hashobora kuba harimo risike z'uko uwo muryango ushobora kuba udahari. Ariko itegeko ntago ryabiteganyije ngo ribuze ko umugabo ashobora kubona akazi mu ntara, umugore akabona akazi mu yindi ntara, cyangwa se akaba handi. Ahubwo itegeko ryagaragazaga uburyo urukundo rw'abashakanye, umubano w'abashakanye utegeka ko bagomba kuba babana mu rugo rumwe, mu nzu imwe, mu cyumba kimwe, mu buriri bumwe. Noneho bikubaka rwa rukundo rwabo, bikubaka wa mubano wabo, urugo rukaba rushoboka. Hari impamvu rero ngewe ngarukaho ko kuba kure y'urugo rwawe birimo risike ikomeye. Risike ya mbere ngira ngo mbahe, mu by'ukuri umubano w'abashakanye usaba ko habaho kubana hafi, kuvugana, kurebana, kuba umuntu muri hamwe, muri kumwe mu bintu byose munyura mu by'ubuzima. Tuvuge urugero, mu gitondo urabyutse, ariko ubyutse wumva utameze neza, urwaye umutwe, cyangwa se habonetse ikindi kintu gishoboye kuba gitumye umeze gutyo. Mufatanya n'uwo mwashakanye, uwo mwashakanye niwe muntu wa mbere ubibona bwa mbere, akibaza icyaba cyabiteye, mugatekerezanya, mugafatanya. Turebe uburyo nijoro umuntu iyo aryamye ashobora kugira ikibazo mu buriri, ariko bigasaba ko uwo bari kumwe mu buriri amuba hafi, akamufasha, kuko hari n'abantu bapfira mu bitotsi, hari abapfira mu buriri baryamye bari bonyine. Ibyo bijya bibaho kubera ko babuze ubutabazi bw'ibanze bagakwiriye guhita babona mu gihe bari bafashwe n'ikibazo. Urwo ni urugero rw'ubuzima ndi gutanga. Ariko noneho mu mubano w'abashakanye, mu mubano w'abakundana, bisaba ko ari ibintu biba ari igifute cyo guhorana, ari igifute cyo kuganira, ari igifute cyo kurebana, ari igifute cyo kwigana imico n'ingeso, ari igifute cyo guhorana. Mbese ntabona uko nsobanura, ariko ubasha kutwumva awe agahita byumva ko bisaba bwa bumwe budasanzwe bwo guhorana no gufatanya mu rugendo rwa buri munsi. Umuntu yari kure y'uwo bashakanye mu ntara cyangwa ahandi, ku buryo adataha, bisaba ko wa wundi uri mu rugo ikibazo cyose yagira aracyikemurira, akiganirizaho, akivugisha, kuko ntabwo yahora amuhamagara buri munsi ngo ahora amubwira ngo buri munota ngo amubwira ati ese ko bingendekeye gutya, ko bingendekeye gutya, ko bingendekeye gutya. Iyo atangiye kwikemurira ibibazo wenyine, bituma atangira gukura wa wundi wamufashaga muri urwo rugendo mu mwanya we, ku buryo atangira kwisatisfeza wenyine, kwikemurira ibibazo, agatangira kubaho ubuzima bwa wenyine kandi bukamunyura, kandi akagenda abumenyera. Uko nguko abumenyera niko wa wundi
uri kure ye agenda atakaza agaciro mu migirire, mu mifatanyirize, mu migenzereze kuri wa wundi yasize, vice versa. Kuko na wundi wagiye mu ntara nawe niko bimugendekera, atangira kujya yikemurira ibibazo. Uko yikemurira ibibazo niho ugenda usanga ingeso zo kwakira cyangwa se zo kumva ko atari umwe, ahubwo afite umujyanama, un accompagnateur, umuherekeza wa buri munsi mu buzima bwe bwa buri munsi, bigenda bitakaza agaciro, ahubwo agasigara ari ku isi wenyine, ameze nk'ukemura ibibazo ari wenyine, ahubwo za nshingano akaba yazimurira kuri mugenzi we wundi babana muri iyo nzu. Ashobora kuba ari murumuna we, ashobora kuba ari umukozi wo mu rugo, ashobora kuba ari inde. Ukazasanga wa mukozi wo mu rugo cyangwa se wa muvandimwe wundi babana muri iyo nzu afashe inshingano zarize uwo bashakanye. Ubwo mu yandi magambo, uwo bashakanye kuko adahari, agaciro ke kagenda kagabanuka, agasigarana agaciro gusa kuko basezeranye, ari umufasha we, ari umutware we, ariko mu by'ukuri hari nyirantarengwa adashobora kwinjiramo. Ibi njyewe ubivuga mbifata, donc ndabivuga mu kumva ni ibintu byoroshye, ariko iyo bigeze muri pratique niho ubibona. Abashakanye batabana nabo bashakanye nibo babikubwira. Urwo rwari ikintu kimwe mu bihinduka muri rwa rugo rw'abashakanye igihe uwo bashakanye yagiye kure. Rimwe na rimwe muri kwa gufata n'ibyo byemezo, hari igihe ugera ku rwego ufata n'ibyemezo ku bintu utagakwiriye gufataho ibyemezo uri wenyine, bigatuma mwashakanye abibona nabi, abona ko utamuhaye agaciro kubera ko hari ibyemezo wafashe atabigizemo uruhare. Kubera iki? Kubera ko wamaze kumenyera ko buri kintu gifataho umwanzuro wenyine mu kanya kihuse, kubera ko uwo mwashakanye adahari. Dukomeze, ntabwo ari ibyo gusa. Ubundi ubuzima bw'umugore, ukurikije ukuntu umugore ateye, umugore ni umutima woroshye, umugore ni amarangamutima, umugore ni ibyiyumviro, uko yiyumvira, uko yumva ameze, uko yumva ahagaze mu buzima bwe, mu byiyumviro bye, mu byishimo bye, mu mubabaro we, nibyo bigize umugore. Rero umugore iyo asigaye mu nzu wenyine, kujera bya bintu byose wenyine mu marangamutima biramugora. Kenshi hagakenerwa umujyanama, umwunganizi umufasha gutekereza. Iyo bigenze gutya rero bihinduka ikibazo gikomeye, kubera ko umugore ashiduka yinjiriwe n'andi marangamutima aturutse ku ruhande aje gukombura rovide, kuko byamaze kugaragara ko umugabo uri kure y'umugore ntabwo abasha kuganiriza umugore we, ntabasha kubona umwanya wo kuganira n'umugore we nk'uko baganira igihe bahura, igihe bari kumwe, igihe bari kumwe mu nzu. Umugore nawe agera ku rwego avuga ati se ninkomeza nkajya mubwira utuntu tworoshye ntazanca amazi cyangwa azabifata ukundi. N'umugabo yabyumva amubwira utuntu tworoshye, twa tundi twose umugore akeneye kuganira, akatwumva, umugabo ugasanga aramubwira ati ariko ibyo ngibyo ntabwo bindeba, byo si ngombwa ko tubiganira, ibyo tuzabivugana naje. Iyo amubwiye tuzabivugana naje rimwe kabiri gatatu, umugore ageraho agacika intege zo kongera no kubimuganiriza. Yageza agasanga ibintu byamaze ku expira, bitagikenewe ko babiganiraho, noneho umugore akaba afite abandi yabiganirije, kubera ko umugore nta marangamutima, umugore ni ibyishimo, ni umubabaro, ibyo nibyo bimugize. Iyo bimujemo akenera kubiganira. Iyo abiganiriye, abiganira nande k'umugabo wadahari, abiganira nande k'umugabo wadahari. Bivuze ikintu gikomeye, bisobanuye ngo mu gihe umugabo adahari, mu gihe umugabo wadahari, bishobora kuba intandaro y'uko umugore ashobora kuganiriza iby'urugo rwe cyangwa se amabanga ye undi muntu, umwereka urukundo cyangwa se umugaragariza ibyishimo n'umunezero, wumva amarangamutima, umutega amatwi, umuha umwanya. Uwo muntu ashobora kuba umugabo, uwo muntu ashobora kuba umugore. Ari umugore ntabwo nabishima, ari umugabo ntabwo nabishima. Uwakabaye mwiza yakabaye umugabo we, kuko niwe basangiye urugendo kugeza bavuye muri iyi si. Aho niho umugore aramutse ari umugore umutega amatwi, ejo ayo mabanga ntiwizeye ko azayabika ku mutima we forever. Hari igihe ashobora kuyaganiriza undi muntu. Niba ari umugabo
ayabwira ashobora kumutekinga advantage agatangira kumutereta kandi akamwinjirira, bityo amarangamutima ye akayafatirana mu cyuho cy'uko umugabo adahari, akaba yanamutereta kandi ukazashiduka byakunze. Rero ibingibi niho dusanga abagore bamwe batangiye kugirana ubucuti n'abandi bagabo, bikaba byanabaviramo kubana nabi nabo bari kumwe, no guca inyuma abo bashakanye, ndetse no gutangira kujya baryamana n'abandi bantu, bikazavamo nyuma gusenya. Kuko kenshi biragaragara ko iyo umugore aguciye inyuma kugeza ku rwego rimwe kabiri gatatu, biba byarangiye, wowe utangira kugenda usimburwa mu mutima we, hakicaramo wa wundi bakorana iyo mibonano mpuzabitsina. Abantu benshi kuri iki gihe bamaze gusa nkaho badaha agaciro imibonano mpuzabitsina, ku rwego bayivuga mu magambo bakanayumva, abantu bayivuga mu bitangazamakuru bitandukanye bakishimira kuyumva bayivuga, ariko kuyikora bikaba ikindi kuba kibazo ku ruhande. Usanga nko mu cyumweru kimwe nakira ibibazo nka 5 by'abagore bambwira bati jyewe umugabo wanjye turabana mu nzu turararana ariko simubona. Ukibaza ukuntu atabonana n'umugabo, ntibabonana gute bararana mu cyumba? Mu by'ukuri sinkora imibonano mpuzabitsina ntayikora, niyo yayikoze ayikora rimwe mu kwezi, niyo yayikoze ayikora rimwe mu byumweru 2, niyo yayikoze arayikora byako kanya ukabona arabirangije arisinziriye. Mu yandi magambo, umugore abana n'ikibazo cyo guhora atanyuzwe mu buriri gihoraho, umwaka ugashira 2-3 bikagera ku rwego abyakira, ariko bikazagera ku rundi rwego aho bihinduka nka frustration mu mubiri we, agahorana umutima mubi, agahorana umushiha, agahora yumva ko urugo nta cyiza cyarwo. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu nkingi za mwamba mu kubaka urugo. Mwibaza abantu batabana mu rugo, uje muri weekend iyi ngiyi usanze umugore ari mu mihango, ntimubana, uri mu kazi, ugarutse mu yindi weekend wenda murabikoze, mu yindi weekend ugarutse yasubiye mu mihango cyangwa byagenze ukundi. Wowe se utekereza ko umugore wawe igihe yashatse imibonano mpuzabitsina bimugendekera bite? Ese ko azihangana mbyemeye, kwihangana kwe kuzageza ryari? Ese wibuka ko kwihangana agakomeza kwifata kuko udahari bizakomeza yifate bizarangirira he? Ese bizarema iki mu mubiri we? Ni iki bizarema? Ese bizarema umunezero, bizarema uburwayi, bizarema frustration, bizarema iki muri wowe? Iyo utekereje wumva bizarema iki? Hari besoin runaka yari afite kuko yarashatse, ni umugore wabanye n'umugabo. Burya umukobwa utarashatse it's fine, yabasha kwakira icyo kintu kuko ntabwo akizi, ariko umugore wabanye n'umugabo mu nzu, barashakana barabana, azi icyo bita kurarana n'umugabo 1-2-3, azi icyo bita gukora imibonano mpuzabitsina anytime. Uyu munsi ntiyongeye kuyibona, ntabwo wumva ko icyo kintu yari yaramenyereye cyangwa se icyo kintu umubiri ureklama ushaka ntukibone gishobora kurema ikindi kibazo mu mubiri we? Byubyibaza. Niba utanabyibazaga gutyo, uyu munsi ufata umwanya wawe wo kubitekereza gutyo. Dukomeze. Wa mugabo uri hariya ku ruhande, wenda niwe wasigaye ku rugo cyangwa se niwe wagiye hanze kugira ngo akore akazi, azajye ataha muri weekend. Wa mugabo we nta na rimwe ajya agezaho ngo ashake imibonano mpuzabitsina. Kuba wa mugabo ari kure y'urugo akaba ashaka gukora imibonano mpuzabitsina ntayikore kuko byanze bikunze umubiri urareklama, abigenza ati? Abagabo benshi mu bushakashatsi bwanjye, mu bitekerezo byanjye, uko mbibona, babagabo bagaragaza neza ko umugabo uri kure agerageza kwikemurira ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ari usanga abagabo baba kure y'ingo zabo, abagerageje gukomera ku bumwe bwabo n'abagore babo, nibaca inyuma abo bashakanye ari ngerere. Ushobora gusanga ari nka 20% niba nabo bahari. Abandi ugasanga bagerageza kwikemurira ikibazo, arareba umukobwa utambuka aho w'igishwa mwinyo niko nabyita, wa wundi w'indangare, abe amukuyeho igitsina, cyangwa se
arareba uwo babanaho hafi mu gipangu akururire yishyira kureho igitsina yakibone, nuko azajye gutaha muri weekend cyangwa ikindi gihe azatahira ariko umusonga we yawukize wako kanya. Nshuti zanjye, twanarize kuba kure y'urugo rwawe ni ibyago bikomeye ku rugo rwawe. Ntabwo mvuze ngo murekure akazi, simvuze ngo akazi mukareke, simvuze ngo ariko izo parametre zose nkubwiye zirashoboka cyane. Cyanyuma ndi busoreze, biroroshye cyane guteranya abashakanye batabana mu rugo, umwe ari kure undi ari hano. Biroroshye cyane kuba amabwire yabageraho akabasenyaho kububaka. Umugabo ashoboye kuba ari hariya, umugore ashoboye kuba ari hariya, aho ngaho ari hakavamo ko umuntu washatse kubatandukanya bitewe n'impamvu runaka. Twamaze kubona ko abantu benshi batishimira ingo, Satani ahiga ingo cyane, ariho abantu bashobora kuba bagira urugo rubi bidaturutse kuri bo ubwabo, biturutse kuri rubanda. Ni ukuvuga ngo rubanda rero kubatandukanya biroroshye, kuko icyo wumvise biragoye kukiverifiya kuko ntubuhari. Icyo wumvise biragoye kukiverifiya ntubuhari. Ariko uburyo bwiza bwo kuba wabana neza n'uwo mwashakanye igihe mutari kumwe ni ubuhe? Ni ubuhe buryo bwiza bwo kuba wabana n'uwo mwashakanye mutari kumwe? Wabigenza uti? Hano inama nabaha ziragoye, kuko mu by'ukuri ntawe usimbuza ikibazo gihari kiri factful ngo ube wabona igisubizo cyacyo kiri direct. Ariko hari uko wagerageza. Biragoye ku mugabo guhamagara umugore kenshi, kuganira n'umugore we kenshi, kuvugana nawe cyane, kuganira n'abana be cyane, kubaha umwanya uwo gusengana, uwo kuganira mu gihe bari ku meza, mu gihe agiye ku meza, mu gihe agiye kuryama. Ibyo nta mugabo wabishobora, kuko abagabo uko baremye mu magambo makeya, ntabona n'icyo kuvuga. Uretse no kubona icyo kuvuga, yumva yakwiganira n'abandi bagabo kuruta ko yaganira n'umugore we baziranye. Turavuga n'iki se ntazi, n'iki se yenda kumbwira, turavuga n'iki n'abo bana. Mu by'ukuri yumva ari uguta igihe, akanumva ko ari waste of time. Ngewe rero nkubwira, nakubwira ngo uyu muti uragoye, urakuvuguta biragoye, biragusaba imbaraga zikomeye, zaba iz'umutima, zaba iz'ibikorwa, zaba izo kwigomwa, zaba izo gukora ikintu uzi neza ko kitakurimo ariko ukakihingamo, bitewe no kubaka urugo rwawe, kubera kuri committed kubaka urugo, wasezeranye kurwubaka kandi urakora uko ushoboye urwubake uko byagenda kose. Icyaba cyose ugomba kubaka urugo rwawe kandi rugakomera. Urabigenza uti? Ikintu cya mbere uri bukore, ugomba kumenya neza ko urakora uko ushoboye kose, wa mwanya wawe uwugenere amasaha y'urugo rwawe, kandi ntuyagira ya nijoro gusa, ahubwo yagirayo ku manywa n'indi minota. Ndetse n'igihe uri mu kazi kenshi, n'igihe uri mu nama zikomeye, ya minota wagiye ugenera umuryango wawe uyiwuhe. Abana bari ku ishuri ariko ukeneye kuvugana n'umuryango wawe mu gitondo, ukamenya uko baramutse, ukamenya uko biri, uko bigenze, ukamenya uko abana baramutse, ukamenya uwari urwaye niba yakize, ukamenya umugore wawe niba agiye ku kazi n'abana bagiye ku ishuri amahoro. Nawe kandi n'umugabo ukamenya ko bakeneye kumenya amakuru yawe, n'uko uramutse, n'uko umeze, n'uko bigenze. Urakoze cyane. Mpinduka buri mwanya zaza ku muntu uwo ari we wese. Byaba bibabaje uramutse unapfuye ntibazanamenye n'igihe wapfiriye cyangwa se n'uburyo wapfuyemo, ukazabikirwa inkuru gusa kubera ko utajya ubavugisha, kubera ko utajya ubaha amakuru. Nta muntu n'umwe ku isi ugomba kubimenya wa mugabo. Nta muntu n'umwe ku isi ugukunda nk'umuryango wawe, ugukunda nk'umugore wawe n'abana bawe, igihe koko urwo rukundo rugihari, igihe wasegasiye urugo rwawe ku kigero cyo hejuru. Kuko hari igihe udasegasira urugo rwawe bikarangira rwa rugo rukuviriyemo ko ntawe ukikwitayeho, ntawe ukigukunze, ntawe ukigufitiye umutima, ahubwo bose bashima Imana kuko udahari. Icyo gihe urugo rwawe ntiwarusegasiye, n'urukundo bagukundaga rwagiye rubavamo rusimburwa no kukwanga, no kugutinya, no kumva batakifuza kubana nawe. Ariko barayihangana bitewe n'impamvu zimwe cyangwa izindi. Igihe rero urugo rwawe warusegasiye, ukarugira neza, ukarubamo bagukunze nawe bakunze,
nta muntu uzagukunda ku isi nk'abana bawe nk'umugore wawe. Hano rero bivuze iki? Bivuze ikintu gikomeye cyane. Bivuze ko umugabo muri ubu buzima twebwe turimo, muri ibi bintu turi kunyuramo, umugabo akeneye ko umugore we n'abana be bamenye uko amerewe, bakamenya uko afiringa, bakamenya uko aramutse, bakamenya uko abayeho. Imyenda yawe, ibyo wambara, ibyo ukeneye byose bakabimenya, kugira ngo niba hari n'ibishoboka babikoherereze, niba hari n'icyo bagufasha bakigufashe, nubwo muri a distance, nubwo bari kure nawe ukaba uri kure. Niba waragennye ko saa sita ugomba kubanza ukavugana nabo ukamenya uko bamerewe, it's fine, do it. Waba uri mu nama, waba uri hehe, jya wibuka gutextinga ka message. Iyo program iyo yihaye igufasha gutuma wa muryango ukomeza kwibuka ko uhari, ku buryo n'umugore iyo hagize ibimutanta cyangwa ibishaka kumushukashuka no kugukurura, avuga ati hoya papa kanaka iyo nkuru yazayumva ngo iki. Kuko umugore arateretwa uko byagenda kose, arinda saza agiteretwa, ntiyabura umukunda, ntiyabura umutereta, baba bahari. We niwe uhitamo, amahitamo naye yo kubemera cyangwa kubahakanira. Ariko umugabo ntabwo agira abamutereta bihoraho, hoya, ariko umugore arabahorana. Icyo gihe rero bimworohera kubahakanira, bimworohera kwigizayo ibyo bimukurura, bimushuka, kubera ko avuga ati papa kanaka, umutware wanjye, sheri wanjye, aramutse amenye inkuru byagenda biti, byamubabaza, akihangana, akifata, agakomera, akihagararaho kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwagenda neza. Shuti yanjye, hari ikintu kimwe ugomba kumenya muri ibi byose. Umugore akeneye emotions ze kuba zimeze neza, emotions ze, ibyiyumviro bye, amarangamutima ameze neza. Ukuri kumwandikira, uko umuhamagara, uko umubwira uti bimeze gute, mumeze mute, nanjye meze nya, niko arushaho kukwiyumvamo, niko arushaho kugukunda. Wibuke neza ko aricyo kintu wamuteretesheje umunsi wamuteretaga. Ujya kumutereta ni icyo wamuteretesheje. Bisobanuye neza ko niba aricyo wamuteretesheje, nawe azakomeza gishaka icyo kintu wamuteretesheje kugeza mushaje. Niba rero ureba kure, rwana urwo rugamba rwo kutabihindura, ahubwo rwo gukomeza, bigakomeza biryoshye, bigakomeza ari byiza muri urwo rwego cyane. Tubwenda saa sita wabahamagaye, ugiye mu nama se wenda ntubonye uko bavugisha, ubatextinze message, hanyuma nijoro ubahaye umwanya wo kuvugana n'abana, wo kuvugana mama, nabo barabizi, ndetse muranasengana kuri telefone, video call cyangwa se note kuri video call, kuri telefone bisanzwe, mufata uwo mwanya wo gusengana, hanyuma noneho mukaza kuryama nubwo mutari kumwe. Ibyo bizorohereza wa muntu utari kumwe na mugenzi we kuba barushaho kubana ubumwe budasanzwe, budasubirwaho. Kandi ako kazi ukorera mu ntara gakora utekereza ngo ese bizagenda gute, nakwimura nte umuryango wanjye. Niyo mpamvu abakoresha baba flexible ku bijyanye no kwimura abakozi, babahuza n'imiryango yabo. Niho mutation mukunda kumva abantu basaba mutation kugira ngo basange imiryango yabo. Iyo mutation iba yemewe kandi yihutirwa muri mutation zose zitangwa. Niho usanga guhuza imiryango niyo mu mategeko mpuzamahanga hari imiryango iri kure yindi, usanga byorohera za leta zitandukanye kwimura vuba vuba bantu zikabegereza imiryango yabo. Nuko umugabo n'umugore bagomba kubaho babanye bari hamwe. Ikizababaho kindi rero kirenze ibyo, nukuvuga ngo mwebwe muzaba mutakigize mu bwenge, mugerageze munasenga Imana, izagenda ibegereza ubwo bumwe, urwo rukundo, ayo mahoro, bizagenda bikunda. Ndabashimiye cyane nshuti zanjye. Rero reka nsoze ikiganiro cyanjye mbabwira ngo umubano w'abashakanye ntabwo kujya gushakana ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu by'imikino, ibintu bihuruza imbaga, ibintu bituma mujya imbere y'amategeko mukazamura akaboko mukarahira, ibintu bimwe bamwe benshi muri mwe mwarahiriye imbere y'amadarapo. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ibintu bisaba imiryango kwihaguruka igahagarara. Ndakubwiye ngo muntu wanjye, nukerensa urugo uzaba utazi urugo icyo ari cyo. Urugo ni
entreprise irenze izindi zose ushobora kubona. Ikeneye kuyikoramo wese, uyibamo wese, tubifate nka ministère, uyikoramo wese, uyibamo wese abigira ibye kandi abishyiraho umutima. Bitabaye ibyo ntibivamo, kandi Imana yabamugisha. Ndabakunda cyane, mugira umunsi mwiza. Bye bye.